shima Imana nyine ko yaciriye inzira perezida. Hazakunda kubaho nyine za blocage nyinshi bigatuma nyine batagera kuri uyu mwanya cyangwa se kuri step yo kuba bagenda. Rero Imana yaguciriye inzira, Imana yo mwijuru yabwo icubahiro. Ikindi cya kabiri, ndashima Imana ko twabanye na perezida, twakoranye nawe neza cyane. Muri korali yatubereye imfura, nta kintu na kimwe twigeze tumubonaho kibi ishoboka. Ni inyangamugayo kumubona. Ibintu byose twamusabye yarabidufashije. Ndetse n'umwanya ubwaho urabona n'umunyakazi. Uyu nguyu ugani wamuhagarariye ku ruhare rw'iranga. Uko tugendesheje umuntu ukomeye cyane. Rero mu by'ukuri perezida yatubereye imfura kandi adusigiye igihanga gikomeye cyane. Ko tuyibaza umuntu uzamusimbura kugeza n'uyu mwanya ntawe turabona. Nubwo yanakora ntiyakora nka perezida nyine nk'uko yakoze, ariko ni byiza nyine ko Imana nyine igomba kumucira inzira akagenda muri biriya bihugu, kuko twese niyo nzira. Siko bimezera, hari n'abandi basigaye inyuma. Rero mu by'ukuri perezida, Imana yo mu ijuru izaguheza umugisha ku byo wakoze byose. Twebwe ntacyo twaguheza, ariko ibyo wakoze byose Imana izaguheza umugisha. Hanyuma na Toto nawe ari kugenda mu bindi bihugu. Nawe azatega indege vuba cyane. Toto nawe turagusezeye. Toto twabanye neza nawe, yatubereye imfura, yatubereye inyangamugayo, yatanze umwanya wiwe, yatanze umusanzu muri korali, nta kintu na kimwe atigeze akora. Mbese yabaye inshuti yacu nyine twese burya ko turi aha ngaha. Rero nawe turagusezeye, uzajyane n'amahoro, tuzakomeza tuvugane aho uzaba uri hose, kandi ibyo wakoze byose Imana iguheze umugisha. Basaba nyine saba konseye yarakoze cyane, akoresheje umwanya wiwe neza. Reka duheze sekreteri nawe gentil umwanya. Ndabashimiye kuba mwene mwitabiriye iki gikorwa turimo. Buri wese nyine yagize uruhare rwo kugira ngo agere hano. Twagiye tuva ahantu hatandukanye, ariko nyine Imana yaduhurije hano. Nishimye nyine, ntabwo turi butinde mu magambo. Icyatuzanye hano ni ugusezera Innocent na Toto. Muri make Innocent ni ukuri nyine yaradufatiye runini, namwe murabizi abakorari bacu. Innocent yaradufashije haba nijoro haba ku manywa, nyine yadukoreye ibikorwa byinshi. N'uwamusimbura ntabwo yakora nkawe. Turongera gushimira Toto nyine yadufashije mu bukondigitirise, ni ukuri aritanga, kandi ntabwo ariko abantu bose babishobora, ariko yaragerageje. nawe Imana izamuhe umugisha. Ari kugenda nawe, ari kujya muri Uganda. Imana nyine izamushoboze mu rugendo rwe. Turamushimiye cyane nyine, uyu mwanya twabanye yatugiriye umumaro, kandi nyine n'abasigaye bigiyeho nyine bakore neza kugira ngo bazashimwe kuri uyu munsi nyine nabo bazaba badusize. Ibyo navuga nyine, iminsi izagende neza, Imana izamufashe agire amahoro ku bakozi. Kuba mwese mwabashije kuza hano, Imana ibahize umugisha. Kandi nongeye gushima Imana yongeye kuduhuriza aha ngaha, mwese twari duherukanye kera. Rero nanjye icyo navuga kuri iyi gusa, twabanye kuva kera, kuva tukiba muri korali ya Blessing hari ahantu twarabanye muri korali, kugeza n'ubu nyine agiye tukibana muri korali kandi anyoboye. Yatuyoboye neza, yakoze umwanya wa perezida, akora umwanya wa mwarimu, mu myanya yose niwe wari uyihagarariye. Mbese ugasanga buri mwanya wose ari kumaza icyo bakora, kandi ari umwanya umwe yari afite muri korali. Mbese ibintu byose yabikoze nk'ibyiwe. Mbese twarabanye bishoboka, yaritanze, arara amajoro ku bwacu. Ndikwibuka ejo bundi dukora amasengesho, yakoze ikintu gikomeye. Imana yo mu ijuru izaguheze umugisha, kandi naho uzakore nk'ibyo wakoreye hano hantu. Rero na Toto nawe Imana yo mu ijuru izamurinde. Iyo agiye ntabwo twegeranye, ariko nyine kandi ni hafi. Rero Imana izabane nawe, kandi Imana izaguheze ubukwe bwiza, kandi izaguheze n'urugo rwiza. Mwese Imana izabane nawe. Duhuje nanjye naje hano kubwo gusezera Innocent. Innocent twabanye neza. Innocent ni umuntu ushobora kuvuga ukabura ikintu na kimwe cy'inenge wamutora. Ngenda muvuga nk'umuntu muzi kera cyane. Imana ishimwe ko uyu munsi turi hano turi gusezera Innocent. Innocent yakoze byinshi, yaritanze ku bwacu, yakoze mu myanya yose nk'uko Mukosha bivuze. Uwo mutima ufite uzabukomeze naho ugiye.
ndagira mvuge kuri Toto na twabanye neza mu minsi twamaranye igihe twariganye hafi segonderi yose twabaye inshuti mu gihe twari turi mu bukobwa ariko agiye kudusiga Imana izamuha urugo rwiza n'aho agiye tuzagira urugendo rwiza mwese mwakoze kuza byari byiza hari abantu bajya bagenda bakabura ababasezera ariko kuba duhuye hano tuje gusezera Innocent Imana ibahe umugisha mukagera kuzajya dusezere Innocent ndetse na Toto ikintu navugaho Innocent njye ndamushimira cyane nk'uko bose bagiye bavuga ndashimira Innocent nyine ko yitanze akaba perezida nk'ibyo bagiye bavuga akaba byose nyine ndamushimiye cyane hari igihe yazaga hano umugera agatwara senti wenyine akayigeza ku rusengero nta muntu n'umwe umutwaje gusa yenda ndamushimiye byose yarabikoze ntabwo nzagirwa umunsi yaje kundeba mu rugo ari nijoro kujya gusa njye gutarama nanze kujya gutarama nyine nanze kwitujyana ari nijoro aza kundeba Imana imuhereza umugisha Toto nawe ndamushimiye cyane ko yabaye muri Binazi ni byinshi twabavuga gusa aho mugiye Imana izabane namwe izagendane namwe Toto Imana izaguha urugo rwiza iguhe n'ubukwe bwiza Innocent nawe uzahirwe aho ugiye Imana izabane namwe murakoze twese turi hano ku gikorwa cyo gushima Imana nyine ikomeje kuturinda Imana ihabwe icyubahiro ibintu byo cyaduteranyije hano ni ugusezera kuri Innocent tugize ngo tuvuge nyine ibintu yadukoreye byinshi cyane icya mbere na Toto umuntu twaje nko kumwibagirwa ariko nta wundi mutima mubi icya mbere njyewe ndabasaba imbabazi Innocent twarakoranye nyine igihe nabaye mwari musigiye kinini ariko twarakoranye Toto nawe twabanye muri byinshi wenda hari aho naba naragenze nabi ndabasaba imbabazi ikindi nyine ni ukubashimira bitwaye neza Toto ndamushimira nyine kuba yaritwaye neza akaba agiye gukora ubukwe ni ishema cyane kandi nyine biranatunezeza dusubire kuri Innocent twakoranye muri byinshi ikintu nyine namwigiyeho cyane ni uguca bugufi kandi ni ikintu cyananiye abantu benshi ndamushimira nyine kubwo kwicisha bugufi mu bintu byose akumva umuntu ibyamubwiye nyine tukaja inama ni byinshi umuntu agize avuga nyine ibintu byose yagiye akora babivuze gusa nyine Imana niyo ibizi Imana izamugirire neza murakoze Seni ibintu bitangaje kandi umuntu nyine abona inda uko abitekereza akabona ari nk'inzozi Innocent asohoka yitwaze turasohotse basohoka nk'abandi twatekerezaga ko yahita dusigaye nk'uko twabizitiye umwaka kuzarangira bagiye Innocent yabaye perezida igihe kirekire tukaba tugeze no twari twamusanze muri perezida wacu yatubereye perezida mwiza yadufashije muri byinshi buri kintu cyose twakinaga twahamagaraga perezida Innocent umucuranzi twamubuze yari Innocent twabuze ibyuma yari Innocent buri kintu cyose cyari Innocent ni wa muntu twitabazaga kuko tumukeneye twese wa muntu wemeje atakaza ibye yari afite aho yumva ko nyine umwanya wose yawuharira akorera Binazi turamushimira Imana izaguha umugisha kandi nawe byiza akomeze ugire urukundo nk'urwo watugiriye na Toto nawe ndagushimiye cyane wabanye natwe mu gihe kirekire twabanye abenshi iyo bageze mu myiteguro y'ubukwe benshi ntibakunze kuba hano bashaka ahandi bajya kuba ariko Toto ibyo byose arabyirengagije abona ko agomba kubana na korali Binazi kugeza kuri uyu munsi dutandukanye Imana izabane nawe izakuza amakafurije nziza kugire neza izabahereza buri kintu cyose muzakenera n'urugo rwawe Imana ibahe umugisha ndabanza gushima Imana kuko yatuboneye uburyo n'umwanya bwo kugera ahantu izina ryayo rihabwa icyubahiro hari igihe kenshi abantu bashobora guteganya ikintu ariko ntibigende nk'uko mwabiteguye bitewe n'impamvu nyinshi ziba zihari ariko turashima Imana kuko iduhaye uyu mwanya ikindi ndashima Imana kuko yaciriye mwene data Innocent inzira ni benshi babyifuza bakabitegereza uranafata igihe bakanabisengera ariko nyine kuko Imana ibishoboje nk'uko babyifuzaga turabishima ikindi ndashima Imana kuko yagiriye neza Toto akaba agiye gukora ubukwe abenshi bagenda muri za nzira bakabomboka ariko kuba yarategereje Imana ikamugirira neza agakora ubukwe ni byiza amen amen ndumva muri njye nishimye kuko iyo mugenzi wawe nyine abonye ikintu cyiza ugomba kubyishimira rero Innocent kumuvugaho kuri njye ndi kumva nyine namuvugaho byinshi bitewe n'uko twagiye tubana ndumva twaratangiye kubana kera tukiri
tukiririmba muri blessing nyine winners tutaraba muri winners tukiri blessing ukuntu korali y'abana ukuntu bayitaga turabana akomeza kutuyobora yayoboye kera Innocent arakomeza arayobora hagera n'igihe kimwe nyine hasaga nk'aho korali igiye gushira abaririmbyi nyine baragiye ahantu hatandukanye baragiye ku ishuri abandi baragiye mu bintu bitandukanye nyine ukabona nk'aho korali igiye gusenyuka ariko Innocent yakomeje gukunda korali akomeza kuyitangira kuko ari igihe kimwe nyine kiza kigera abantu bagacika intege ariko ndamushimira ku bwitange yagize mu mwanya yari arimo yakoze neza pe kuri njye nyine ko nabibonye yakoze neza Imana imuhereze umugisha ku bwitange yagize yaritanzwe kose amajoro amanywa nyine nta gihe Innocent yemeraga kwigomwa nyine hari igihe wamubwiraga nk'ikintu iwe akemera kubangamirwa kugira ngo abandi abashe kubafasha rero Imana iguhereze umugisha ku bwitange bwawe ndakwifuriza kuzagira ibihe byiza aho ugiye uzakomeza ukunde umurimo uzakomeza ukore neza ibi wadukorera uzabikorere n'abandi ikindi ndifuriza Toto urugo rwiza Imana izabane nawe turamwifuriza kuzabyara abahungu n'abakobwa kandi azakomeze abane n'abantu bose ndifuriza kumenya kose abashimira abantu mwese mwagezeho Imana mwese umugisha bashimira abaturage Benezeri ndetse n'abandi baje Imana bamugisha twaje hano kubwo gusezera perezida wacu ndetse na Toto kambanza mvuge kuri perezida igihe naje muri korali yacu w'inazi nijemo vuba sinimazamo igihe kirekire ariko ibintu nabonye Innocent yakoze ni byinshi ntabwo nabivuga mu gihe gito gusa Imana iguhereze umugisha ndashimira na Toto nawe Toto twarabanye igihe kirekire tubana mu ya munani tukagenda tukabasiga tukimukira ahandi ariko ntibikunde nabo bakadusanga turi inshuti ariko ndashima Imana kuba Toto agiye gukora ubukwe Imana ishimwe ndashima Imana kuba Toto atarabaye nk'abandi akabomboka cyangwa agatwara inda akiri umukobwa ndashima Imana rero ko yamugiriye neza ikamurindira mu bikorwa byiwe akaba agiye gukora ubukwe Imana ibamugisha turasabira Innocent urugendo rwiza ibyo wakoreye aha ngaha nugerayo niyo ugiye ntuzabikora bwo kumpa umwanya ngiye numva ko uyu munsi wa none nezerewe kubw'iki bakiduhuriye hano abenshi ntabwo twari duherukana kubw'ibyabaye namwe murabizi nanjye ndi hano kubwo gusezera perezida wacu Innocent ndetse na Toto mu by'ukuri perezida wacu Innocent akaba ariyo ntera iyo murabizi ntabwo nabaye hano igihe kinini jeje ubundi muri make ariko ibyo nabonye nyine Innocent yagiye akora ibintu byinshi yewe bikandenga nyine nkabona nyine ari ubutwari ariko ngewe muri make ndamushimiye yakomeje kuba intwari aritanga uko kose ashoboye ariko aho agiye kuja Imana imumurinde imugirire neza kuko twe ntacyo twabona tuvuga hari umuntu wambwiye ngo ngiye umuntu bari kumusezera ntawe uzi umuvugaho ibintu bibi ariko ibi ngibi byo birarenze rero ndamushimiye ku bwanjye ku giti cyanjye yakoze ibintu byinshi ni intwari yaritanze ntako atagize ku bwa korali ibijyanye n'ibyuma korali ukuntu ihagaze byose yari perezida Innocent muri make njye nta kintu namuburanye ikindi kandi Toto nawe yatubereye intwari kandiditeri wacu yaritanze nawe uko ashoboye nubwo tutabanye igihe kirekire
urugendo rwiza, ikirere cyiza, nawe uzagira urugo ruhire kandi Imana izagufasha sana. nanjye naje gusezera abahinzi bacu perezida Makuza. Mu by'ukuri perezida ni intwari. Perezida ngewe ino korali nyimazemo imyaka 4, ariko kuva nje muri korali twatoraga abayobozi buri mwaka, wabonaga nta wundi muyobozi ukwiye kuba perezida usibye Innocent. Rero Innocent yitanze muri byinshi, ibyuma byabura tugatuka Innocent, ugasanga niwe twabishizeho ibintu byose ariwe twabitereyeho. Innocent yarihanganye, abandi bahungu bagenzi be baramusize. Ndabyibuka umunsi twakoze amasengesho y'umuhungu wenyine wari urimo na opeje, kandi opeje n'umwana, ugasanga niyo umuhungu wenyine urimo, ibintu byose yabishyize ku mutwe wiwe, ariko ntiyatakoranye ngo ayitererane ngo ayidusigire, ahubwo ayibamo aremeza ayibamo, ukabuza ubona nyine arabanganye n'umuhungu wenyine urimo, ugasanga nyine biramujenya, ariko ntibyatumye atakorari, arakomeza arayizirikana. nanjye mushimiye. Nshimiye na Toto twabaye inshuti, nubwo ntangana nawe ariko twabaye inshuti muri byinshi. Toto namugishaga inama nawe akemera akayingira, ariko Toto ndamushimiye, Imana izamumugisha. Nifurije urugo ruhire, namushimiye ko yabaye intwari. Abandi bakobwa bagiye gukora uko baza bagenda ntibaboneke, ariko Toto yaritanze kugeza kuri uyu munsi wa none, uko uzaba ejo bundi. Ndamushimiye, nawe azagira urugo ruhire. Perezida nawe Imana izagendane nawe, imirimo wakoze hano mu isi Imana izayikwibukiraho, naho ugiye nawe ntukazatishuke, uzakomeze ukore. Kandi kenda basaba imbabazi, twatoraga burage buri munsi ko duhuye, ariko burya amagambo menshi ntazabonamo ibicumuro. Rero mbasabye imbabazi ngo mbabarire, mugende muruhutse, kandi Imana izabarinde. Murakoze. Umuntu wubaha buri muntu wese, atitaye ngo uyu ni umwana cyangwa se umugabo. Nubwo hari benshi bakora nk'ibyo ngibyo b'abasore hano wenda tuba twareberaho b'intangarugero, abantu ba Rugendo, ba Banera na ba Justin, bose ni abajama tureberaho tukavuga ati aba bahungu bafite respect mu bantu. Ariko Innocent by'umwihariko kabisa njye nakwigiyeho respect, ndakubaha nubwo uri garafurere, ariko ndakubaha kabisa no mu buzima busanzwe. Gusa nimba ariko no mu mutima uteye sinzi, ariko nimba umutima wawe nawe uteye uko uteye inyuma, ni sawa cyane. Imana izaguhereza umugisha. Rero ni Toto nawe mumenye hashize igihe gito, ariko ibicyo namwigiyeho ni ibyishimo. So perfect, rero uzagira urugendo rwiza, imodoka uzagendamo ntigate umuhanda, izakujane paka Mbarara, afite family, nigera nzanaza no kugusura.